twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya gatatu cy'igisibo, tariki 8 Werurwe 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cy'iyimuka Misiri, umutwe wa 17 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7. Abayisiraheli bari baciye ingando mu butayu bw'i Refidimu, nuko imbaga yose yicirwa n'inyota mu butayu. Rubanda bitotombera Musa bavuga bati, kuki watuvanye mu Misiri? Ni ukugira ngo twicishe inyota hamwe n'abana bacu n'amatungo yacu? Musa atakambira Uhoraho avuga ati, iyi mbaga ndayigenza nte? Ni akanya gato bakanyicisha amabuye. Uhoraho abwira Musa ati, jya imbere ya rubanda, ujyane na bamwe mu bakuru b'imiryango ya Isiraheli, ufate na ya nkoni yawe wakubitaga mu ruzi, maze ugende. Dore ndi buguhagarara imbere hejuru ya ruriya rutare ruri ku musozi wa Horebu. Uzi gukubita urutare rutobokemo amazi, maze rubanda banywe. Musa rero abigenza atyo mu maso y'abakuru b'imiryango ya Isiraheli. Aho hanahita izina rya Masa na Meriba, ari byo kuvuga kigeragezo n'urwiyenzo, ku mpamvu y'urwiyenzo Abayisiraheli bari bamushatseho, no kubera ko bari bagerageje Uhoraho bavuga ngo, mbese Uhoraho turimo cyangwa se sibyo? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 95. Uyu munsi ntitugundirize umutima wacu, ahubwo dutege amatwi ijwi ry'Uhoraho. Nimuze tuvugirize impundu Uhoraho, turirimbe urutare rudukiza, tumuhinguke imbere tumurata, tumuririmbire ibisingizo. Nimwinjire duhine umugongo twuname, dutere ivi imbere y'Uhoraho waturemye, kuko we ari Imana yacu, naho twe tukaba imbaga yo mu rwuri rwe. Iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye, ntimugundirize umutima wanyu nko mu butayu, aho abasokuruza banyu banyinjaga, aho bangeragerezaga nubwo bari barabonye ibikorwa byanjye. Uyu munsi ntitugundirize umutima wacu, ahubwo dutege amatwi ijwi ry'Uhoraho. Isomo rya kabiri ni ryo mwari Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 n'umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Bavandimwe, ubwo rero twagizwe intungane n'ukwemera, dufite amahoro ku Mana muri Yezu Kristo umwami wacu. Kubwe twashyikiriye mu kwemera iyi neza tuganjemo, none twiratira gutegereza ikuzo ry'Imana. Ukwizera ntigutamaza, kuko urukundo rw'Imana rwabuganijwe mu mitima yacu na Roho Mutagatifu twahawe. Koko rero igihe twari tugifite intege nke, Kristo yapfiriye abanyabyaha ku munsi wagenwe. Birakomeye ko hagira upfira intungane. Sinzi niba hari uwemera gupfira inyangamugayo. Imana rero yerekanye urukundo idufitiye, kuko Kristo yadupfiriye kandi twari abanyabyaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 4 umurongo wa 5 kugeza ku 42. Muri icyo gihe Yezu agera mu mujyi wo muri Samariya witwa Sikari, wari hafi y'umurima Yakobo yari yarahaye umuhungu we Yozefu. Aho hantu hari iriba rya Yakobo. Yezu ahagera arananijwe n'urugendo, maze yicara iruhande rw'iriba. Hari nk'isaha ya 6. Nuko umugore wo kuri Samariya aza kuvoma amazi. Yezu aramubwira ati, mpa amazi yo kunywa. Icyo gihe abigishwa be bari bagiye mu mujyi kugura ibyo kurya. Umunyasamariyakazi abwira Yezu ati, bishoboka bite kugira ngo w'Umuyahudi usabe amazi yo kunywa, kandi ndi Umunyasamariyakazi? Kuko rero Abayahudi ntibasangiraga n'Abanyasamariya. Yezu aramusubiza ati, yaba wari uzi ingabire y'Imana, ukamenya no kubwira uti mpa amazi yo kunywa, wajyaga kuyamusaba ari wowe, maze akaguha amazi atanga ubugingo. Umugore aramubwira ati, nyakubahwa, ntufite n'icyo uvomesha, byongeye kandi iriba ni rirerire cyane. Ayo mazi atanga ubugingo yakura he? Uzaba uruta umubyeyi wacu Yakobo duhaye iriba, akarinyweraho we n'abana be n'amatungo ye? Yezu aramusubiza ati, unywa aya mazi wese azongera agira inyota, ariko uzanywa amazi nzamuha ntazagira inyota ukundi, ahubwo amazi nzamuha azamubamo ari isoko idudubiza kugera ku bugingo bw'iteka. Umugore aramubwira ati, nyakubahwa, mpa kuri ayo mazi n'ejo ntazongera kugira inyota, nkagaruka hano nje kuvoma. Yezu aramubwira ati, jya guhamagara umugabo wawe, maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yezu ati, uvuze neza,
wowe ugize uti nta mugabo mfite, kuko wagize abagabo 5 no gutunza ubu akaba atari umugabo wawe. Ubivuze ukuri. Umugore abwira Yezu ati, nyakubahwa, mbonye ko uri umuhanuzi. Ba sogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, naho mwebwe abayahudi mukavuga ko i Yerusalemu ariho abantu bagomba gusengera. Yezu aramubwira ati, mugore nyemera, dore igihe kiregereje ntimube mugisengera Imana Data kuri uyu musozi cyangwa se Yerusalemu. Mwebwe musenga uwo mutazi, naho twe tugasenga uwo tuzi, kuko umukiro uturuka mu bayahudi. Igihe kiregereje ndetse nk'iki cyageze, maze abasenga by'ukuri bakazasengana Imana Data umutima utaryarya, kuko abayisenga batyo ari Imana Data yikundira. Imana ni roho, bityo abasenga bajya bayisenga by'ukuri bayobowe na roho. Umugore abwira Yezu ati, nzi ko umukiza ari we Kristo agiye kuza. Namara kuza azatwigisha byose. Yezu aramubwira ati, ninjye uvugana nawe. Abigishwa be barahindukiye, maze batangazwa n'uko yaganiraga n'umugore. Ariko ntihagire ugira ati, urashaka iki? Cyangwa ngo mwavugana iki? Nuko umugore asiga ikibindi aho, ajya mu mujyi, maze abwira abantu ati, nimuze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose. Aho none ntiyaba ari we Kristo? Nibwo bavuye mu mujyi, nuko basanga Yezu. Hagati aho abigishwa basiga bamwinginga ngo arye, bati, mwigisha fungura. Yezu arababwira ati, mfite ibyo kurya mwe mutazi. Nuko abigishwa batangira kubazanya bati, ese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yezu arababwira ati, ibyo kurya bintunga ni ugukora icyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Si mwe musanzwe muvuga ngo hasigaye amezi 4 bagasarura? Reka rero mbabwire, ngaho nimwubura amaso maze mwitegereze, imirimo ireze niyo gusarurwa. Usarura wese ababonye igihembo, maze agahunika imbuto z'ubugingo bw'iteka, kugira ngo ari ubiba ari n'usarura bombi basangira ibyishimo. Ubwo ibyo bikagaragaza ukuri ko bivugwa ngo ubiba si usarura. Nabohereje gusarura ibyo mutaruhiye, abandi bararushye, none mwebwe muhawe ibyo baruhiye. Nuko abanyasamariya benshi b'uwo mujyi bemera Yezu, babitewe n'ijambo umugore yari yavuze ahamya ati, yambwiye ibyo nakoze byose. Abanyasamariya baramusanga, baramwinginga ngo azagumane nabo, maze agumaho iminsi 2. Nuko abantu benshi cyane baremera, babitewe n'ibyo yababwiraga. Babwira wa mugore bati, ntitucyemezwa n'ibyo watubwiye, natwe twamwiyumviye kandi tumenye ko ari umucunguzi w'isi koko. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ukora icyo Nyagasani ashaka. Amasomo y'iki cyumweru cya 3 cy'igisibo ni amasomo aryoshye cyane, nawe uraza kubyiyumvira. Aratwerekeza ku kintu gikomeye cyane abantu muri iki gihe basigaye bakunda kandi cyoroshye cyane, cyitwa amazi. Nari ngiye kwita iki cyumweru ko ari cyumweru cy'amazi, ariko n'ubundi niko bimeze. Dore ko tuzirikana agaciro k'amazi mu mubiri w'umuntu. Amazi agize 3/4 bibigize umubiri. Bishatse kuvuga amazi afite agaciro gakomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu umuntu wese wabuze amazi arumirana. Ese wagize ngo gupfa ntiyabyegereje? Iki cyumweru rero kize nako gukangura, wongere urebe niba ufite amazi. Turaza kubona ko amazi atwerekeza ku isoko, atuvana ku isoko Yezu Kristo we ubuzima bwacu, akatuvana ku isoko imyanda, isayo, ibyaha, bityo tukemera Yezu Kristo soko y'ubugingo. Nawe nanjye rero Yezu Kristo ari kudutungira agatoki kaho dushobora kureba. Ni mucyo aba ari we turangamira, we soko y'ubugingo, maze dukire. Ngaya amazi, ahasigaye fata igikombe, ahasigaye fata ikirahure, ahasigaye fata ikivomesho, fata ijerekani yawe, maze uvome, maze unywe. Ikigaragara ngo turi kuvuga amazi n'akamaro kayo mu buzima bw'umubiri w'umuntu, ko atuma dusukurwa, ko atuma ducya, tukiyuhagira, ndetse n'amazi tukayakoresha dutekesha, tunywa, dukaraba, n'ibindi byinshi, bikorwa byinshi cyane bisaba ko nyine amazi kuba bahari. Mu kuzirikana ku mazi n'agaciro kayo, turazirikana ku ngingo igira iti,
kugira inyota. Inyota ni ukuza kwibaza niba ufite inyota y'amazi. Turaza kubona ko buri muntu ku isi agira inyota, hakaba hasigaye ngo inyota ugira ni iyihe. Kuko ushobora kugira inyota y'ingeso mbi kimwe no kwagira inyota y'ingeso nziza, imico myiza. Buri wese rero azi kwisuzumamo ubwoko bw'inyota afite, maze ubwo turi imbere ya Nyagasani buri wese aze kwemera Nyagasani, kugumana nawe, kumuvomaho isoko idakama, isoko y'imbabazi. Nyagasani niwe ushobora gutumara inyota. Mu bigaragara amasomo y'uno munsi harimo amazi, yose yibanze ku mazi. Twumvise mu isomo rya mbere Abisiraheli bari mu butayu, baje guhura n'ikibazo kiremereye, ikibazo cy'amazi, kubura amazi. Twumvise n'uburyo Imana yakemuye kiriya kibazo, igatuma Musa gukubita ku rutare. Urutare muri Bibiliya rwerekeza ku Mana ubwayo, hagiye kuvubuka amazi, ubuzima. Iyo ukoze ku Mana ubona ubuzima, nicyo bishatse gutubwira. Abisiraheli bagize inyota y'amazi. Iyi nyota n'ubundi bazongera bayigire, kubera ko aya mazi mu butayu bari mu nzira bagenda, baracyari ku rugendo arerekeza ku Mana nyirizina, bagomba kugirira inyota ubuzima bwabo bwose. Uyu munsi ntimugunize umutima wanyu, ahubwo dutege amatwi ijwi ry'Uhoraho. Amen, amen, amen. Ng'umuririmbyi wa Zaburi udusaba gutanangira, kuko Abisiraheli bageze mu butayu batangira kwijujuta, kwivumbura, ariko Nyagasani akaza kubereka ko abakunda, na niyo mpamvu agiye kubagira neza, abamara inyota. Inyota nk'uko Pawulo Mutagatifu abitwereka mu isomo rya 2, ni uguharanira ubutungane. Iyo uri gukataza ugana ubutungane, na niyo nzira nyine y'uko uri gushira inyota. Tugana Imana, turi kugana kuri Pasika, dushaka gushira inyota. Yezu Kristo wapfuye akazuka, uwo niwe uzatumara inyota, uwo niwe watwitangiye, uwo niwe buzima bwacu. Ngiri risomo nawe riza kugufasha kugira ngo uharanire ubutungane. Buri munsi ni ukugira inyota y'ubutungane. Ivanjiri no munsi haravugwamo abantu babiri b'ingenzi. Haravugwamo Yezu ndetse n'umugore wo kuri Samariya. Uburyo yaje kuvoma, yari afite inyota, yaje kuvoma amazi, bishoboke ko yaragiye kuyatekesha, gusukurisha wenda n'ibindi yari afite, gukoresha mu rugo rwe, amazi yo kunywa. Yari afite inyota, ariko dutangazwa n'uburyo ahuye na Yezu. Ahuye na Yezu ahangaha kw'iriba, uburyo batangiye ikiganiro ku mazi. Amazi nanone atwerekeza ku iriba rya batisimu. Ya batisimu dukingurirwamo ijuru, ya batisimu duherwamo imbaraga za Roho Mutagatifu, tugakingurirwa ijuru, tugapfana na Kristo, tugapfa gucyaha, tukazukira ubugingo bw'iteka. Ya batisimu dusa na Kristo, Kristo we musaserdoti, umuhanuzi ndetse n'umwami, tukagira uruhare ku busaserdoti bwe, ku buhanuzi bwe ndetse no ku bwami bwe. Cyagiye natwe twagiye hehe? Muri batisimu. Iki cyumweru kije gitwerekeza nyirizina kuri Pasika, ko igisibo ari igihe cyo kugira inyota, tugana Pasika. Pasika Yezu Kristo ubuzima wazutse. Kristo ni muzima, natwe akaduha ubuzima, y'amazi, soko y'ubuzima. Iki kiganiro umugore ageranye na Yezu kiraza kumukura kuri ya nyota yari afite, inyota y'abagabo, inyota y'amazi ahita, kimwerekeze kuri Yezu we soko idakama, ubuzima nyakuri. Ngiye inyota natwe tugomba kugira, ngiye inyota ndi ku mutima, buri wese agahanira kugira inyota y'Imana. Twumvise uburyo uyu mugore, kubera ko yashize inyota, yabonye Kristo yamwiboneye, yamwikoreyeho, birangiye nabo bose bari kuri Samariya bahurura ari benshi, bikaza kurangira bahuye na Kristo. Twamwiboneye natwe ngo ubuzima, kwihurira na guhura ubwawe na Kristo, kugira inyota y'Imana. Abantu benshi uzasanga dufite inyota koko, uzasanga nubwo dufite inyota, buri wese afite iye nyota. Tukazirikana umuntu ugizwe n'umubiri ndetse na roho. Roho ubusanzwe nigenga umubiri. Iyo rero havuze ikibazo umubiri ukaba ari ugenga roho, cyangwa narinjye kuvuga bigasa n'ibitandukanye, amaherezo hazamo icyo bita deséquilibre, hazamo ubusumbane, kaza kurangira hari ingaruka mbi zibaye ku mibiri yacu, zibaye ku buzima bwacu, kubera ko roho
atari gifite umwanya w'umushefu, ahubwo umubiri nanjye kuvuga ukoze kudeta birangira hajemo ubusumbane bw'umubiri. nibwo uzasanga ahari kujya inyota y'Imana hagiye inyota y'ibintu, hagiye inyota y'abantu, hagiye irari, hagiye icyaka. Ubundi iyo umubiri watangiye kuzamuka hejuru ntabwo bakivuga inyota, ahubwo kiba ari icyaka. Iyo rero watangiye kwigenga umubiri nibwo birangira nka ya mvugo y'umuhanga washatse kuyobya abantu avuga ati icyo umutima ushaka wuhe, cyangwa ngo icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi. Nibwo bizarangira ibintu byose umubiri wararikiye nawe uri kugira ute, uri kubihereza. Ibintu byose umubiri ushaka uri kuhereza, ngaho uri kuroha mu ngarani, kubera ko nyine wagize inyota y'umubiri yasumbije iya roho. Iyo inyota y'umubiri yasumbije iya roho nibo haza icyaka, kurarikira, n'ibyo bindi byose by'ingeso mbi bitangira kuza. Akaye umugore uri kuri Samariya nyine yari afite ikibazo, yari afite abagabo 5, yari mu ngeso mbi, yari afite nyine iyo nyota, yari afite inyota y'abagabo. Ariko amariye guhura na Kristo, ba bagabo yarabaretse, za shitani yaraziretse, yahuye na Kristo bituma abona ubuzima nyakuri. Nguko natwe akenshi iyo dufite icyo cyaka, iyo umubiri watangiye kurarikira nibwo usanga twagiye mu ngeso mbi, turi kugwa mu byaha, dufite iyo nyota. Inyota y'Imana ihita iburizwamo. Umwitoza wo gukora no munsi ko turi ku isi twese, ubu muri wowe niki kizamutse cyane kurusha ikindi? Ari inyota y'Imana, ari inyota y'ibintu, ari inyota y'abantu? Niki kiruta ibindi kuzamuka? Ikigaragara mu buzima bwa roho, iyo inyota y'umubiri ariyo yazamutse, iyo umubiri ari wo twakujije tukawimakaza, akaba ari wo duhereza twitaho cyane, ubuzima bwa roho burakendera, inyota y'Imana iragabanuka. Nirinze kuvuga ko ibura hatutaza kugira ngo navuze ko wapfuye, kubera ko iyo umuntu ubuzima bwa roho bwatangiye kugenda bukendera, burya n'urupfu ruba rwegereje. Navuga urupfu rwa roho. Uyu mugore wo kuri Samariya nuza kudukangura twese kuri iki cyumweru, atubwire ko dukeneye kubana n'Imana, dukeneye kumva Imana, dukeneye kuganira n'Imana, dukeneye guhindurwa n'Imana, dukeneye guhindura uburyo twasengagamo. Kuko twasengaga tujya Yerusalemu, abandi tugasenga tujya mu paruwasi yacu, ahubwo hasigaye ngo umutima wanjye wahuye na Kristo, ubuzima bwanjye bushamikiye kuri Kristo. Ese buri munsi ni Imana igomba kumara inyota, cyangwa umarirwa inyota n'ibyo bintu, iraha ry'isi, irari n'ibindi byose ugashaka kubirangiza hano ku isi, ukibagirwa ko ari Kristo gusa ushobora kurangiza inyota, kugira inyota y'Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, mu nzu y'abihaye Imana, aho bateguraga abaziha Imana muri novisiya, umunovisi umwe wateguraga kwiha Imana alave didiakona, ngo igihe cy'ubudiyakoni cyari cyegereje, n'ibyuko nyine iyo nihoramo, yaje kugira atya ngo hari umupira, match important, umupira wagombaga kuba nijoro. Nuko areba hirya areba hino, yibaza uburyo azasaba uruhushya wo kujya kureba umupira, abona batarumuha. Afata icyemezo cy'uko agiye gucika iryo joro, agiye kureba umupira mu gicuku. Noneho igisekeje, asimbuka igipangu, aragenda ajya ngo abari bari kurebera umupira, ngo hari aho nyine mu gitaramo, uko yogeza nani ko icyaka kiri kugenda kirushaho kisukiranya. Nuko atangira gusoma ibintu byinshi cyane, sinza guhita mbivugira aha ngaha, amatabi, inzoga n'indaha zose zari ziri hafi aho ngaho. Ngo igihe kiza kugera, bya bindi by'uko nyine indyarya ihimwe n'indyamirizi, ngo formateur umwe, umurezi umwe, animateri, ngo bayakurikiye aho uwo musore hose yagendaga anyura, n'ibyo ari gukora byose akagiye abikurikirana. Nuko arangije kubibona, wa musore ahindukiye n'ubundi yongeye kunyura muri ya nzira, yongera asimbuka urupangu. Birumvikana nyine avuye muri cya gitaramo, avuye kogeza umupira rya joro ryose, n'ubundi bukozi bw'ibi byose yakoze, ngo wa muformateri wa animateri aba yabibonye byose. Nuko ifata ku gahanga yibaza uko agiye kugenzeza uwo musore. Nta kindi yakoze usibye kujya kureba umukuru w'umuryango, le supérieur, kugira ngo muganirize kuri iryo shyano abonye. Uwo musore witegura kwiha Imana
ugiye guhabwa ubudiyakoni. None niwe warundarundanyije ayo makosa yose, waguye muri aya makosa yose. Nuko ngo maze kubwira superieri byabaye byose, ngana atekereza uburyo umukuru agiye gufata icyemezo. Nuko ngo umukuru aramubwira ati ntukajye ukagatiza ibintu, ibyo bintu ni ibisanzwe, nta kidasanzwe kirimo, reka umwana yikomereza urugendo rwe, wimubuza. Nuko animatera ati koko uyu mwana akora amakosa nk'aya ntitugire n'igihano tumuhereza byibuze ngo tumugorore, tumurere, tumureke agenda atyo akwamire muri izo ngeso mbi. Nanje gukora kugira ngo tujye inama nk'abantu bashinzwe kurera, turebe icyo twamukorera. Umukuru w'umuryango ati nta birenze, nta byacitse, nta birenze. Mu gihe animateri we yagezeho aravuga ati turamutse tumuhaye igihe akajya kwitekerezaho, tukaba tumuvanye mu bandi, bishobora gutuma ashobora gushyira ubwenge ku gihe. Na superieri ati oya, ahubwo nitumureke akomeze, nta byacitse, nta byarenze, buriya yisubiyeho, buriya gisubiraho. Nuko superieri abonye mugenzi akomeje gutsimbarara, amwibutsa ingero za Pawulo. Na Pawulo yarahindutse, na Matayo Yezu yamugiriye impuhwe, na Pawulo Yezu yaramuhinduye amugirira impuhwe, na ba Petero bose, na ba Mariya Madalena bose Yezu yabagiriye impuhwe. Nuriya nawe nta kibazo rwose, mureke akomeze, nta birenze. Nuko akomeza kuvuka impaka hagati y'abo barezi bombi, ari superieri ashaka ko umusore ntacyo bamutwara, ko nta bicitse, nta byarenze, nta bikomeye byabaye. Undi ati nyamara birakomeye, reka tugire uburyo tumugorora, tube twanamwirukana byibuze n'abandi babera urugero, kuko abandi bashobora kugira ngo ni ibintu bisanzwe koko bakajya babikora igihe bashakiye. Nuko rubuze gica, hasigara gusa umwanzuro wa superieri umukuru w'umuryango, ubwo yavugaga ati nta cyabaye, nta byacitse, nta byarenze, umwana nakomeze nk'uko bisanzwe. Nuko hasigara umwanzuro wa superieri, wa museminari arakomeza. Ese ntarakubwira ko yaje kuba uwihaye Imana cyangwa ko ataje kuba uwihaye Imana? Wowe uri ku ruhande rwande muri aba babiri? Uri ku ruhande rwa formateri mukuru ariwe superieri umukuru w'umuryango, cyangwa uri ku ruhande rwa animateri wa wundi wari ushinzwe kubagenzura by'umwihariko no kubacunga no kubaba hafi? Ese utanafashe n'uruhande muri aba bombi ninde uri mukuri? Ese icya gatatu, niba ugize ubushishozi muri aba bombi, ninde bizarangira utsinze? Ari superieri ari uwafatanyije kurera, ninde uzatsinda? Aha nagusubiza nti le superieri a toujours raison. Mu gihe rero ntarakubwira uko wa museminari byaje kugenda, reka tube tugendeye kuri iryo tegeko rigera riti le superieri a toujours raison, ngo umukuru buri gihe niwe uri mukuri. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aha rero niho Yezu ashaka kudukura kuri iki cyumweru cy'amazi adusukure izo mvugo twagiye twihangishwaho, ati niwe uri mukuri, niwe uri mukuri, udashaka kuva ku izima. N'uriya mugore kuri Samariya yari ifitemo ibitekerezo, yari ifitemo imigambi, yari ifitemo amatwara n'ibindi bitekerezo ari kubwira Yezu, ariko byaje kugera igihe ava ku izima. Kubera iki? Ibitekerezo bya Yezu, ibitekerezo bisukuwe, ibitekerezo by'impuhwe, ibitekerezo byo guhura n'Imana, kugira inyota y'Imana. Nguko abenshi tugendera muri iki kintu ngo niko byahoze, nta birenze, niko bizahora, umukuru yavuze ntawongera kuvuga, ijambo rya nyuma ni iry'umukuru, buriya ni uri mukuri nyine, twese tukabyakira dutyo. Aha ngaha nta gusengera mukuri kurazamo, kuko igihe kizagera niba koko abantu babwirizwa na Roho Mutagatifu berekana ukuri, ukuri kujya habona, kuko turi gusenga nyine Imana by'ukuri. Bya bindi by'uko nyine cy'umubiri washatse, icyo superieri yashatse ngo mpaka kibe, wasanga se atari cyo, wasanga hari ubundi buryo twari kubikoramo. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nongera nkubaze nti ninde uri mukuri? Ari uyu superieri bigaragara ko afite impuhwe, ari uyu animateri bigaragara ko ari umunyamategeko, ari uyu ukagatiza, ari uyu uregeza, ninde uzatsinda? Reka dusoreze ku bintu bine kuri iyi formation, kuri iri shuri aha bari kurera bihaye Imana, nawe uze gukuramo isomo uburyo ushobora kwisukura. Icya mbere ni uko wa museminari yaje gukomeza arakomeza, bya bindi by'uko nyine uhagarikiwe n'ingo avoma, ageze atya abo wihaye Imana arasezerana. Wamaze gusezerana maze kubugeraho ati mbugezeho, bya bindi by'uko nyine yo nihoramo, akomeza n'ubundi uko yajyaga bigenza, dore ko nta gitangirwa gifite, ntawe ukimugena, ntawe ukimugenzura. Noneho ajya yabyerura neza neza, bimera nkaho noneho abyemerewe,
bya bitaramo yajyagamo n'ubundi, ya mipira yajya kureba nijoro, mwumva ntabwo yongeraga noneho gucika, bimera nkaho noneho byemerewe neza neza. Na n'ubu bigaragara ko yananiye umuryango, babuze uko bamugenza, babuze aho bamushyira, babuze uko babigenza. Bose abakuru bo muri uwo muryango bamanitse amaboko bati nta kundi no guhebera urwaje, nguko amusemeje kurangira aviriyemo imbere. Ninde watsinze? Haranimateri ari superieri. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Icya kabiri, hari igihe tujya twibeshya. Yezu yahinduye Matayo amuvanye ku biro by'imisoro, ahindura Sawuli, Pawulo. Mariya Madalena, impuhwe z'Imana zimugeraho. Matayo, Tomasi, impuhwe z'Imana bose zabagezeho. Ariko ntukibwire ko nawe bizakugeraho nk'uko bariya byabagezeho. Igihe ni iki rero, ni ukureba nawe ibyo wivurugusemo, iyo nyota y'Imana. Nyagasani aragukeneye nonaha. Ntugashake kwivuruguta mu bibi, ngo nibwo uzashaka kwisukura, muzamera nka Pawulo. Pawulo ni intumwa Yezu Kristo yatoye amaze kuzuka. Ngaho iri somo rituganisha uno munsi, kutirara ngo ejo n'ubundi nzaba mpinduka, ukabona ikosa ati nta kurikoraho, umwana azaba akura nta kibazo. Umubyeyi udakosora umwana, umubyeyi udahana umwana, nuko ugahora buri gihe muri icyo ati nta kibazo, nta birenze, ngo le supérieur a toujours raison. Nuko tukagendera muri icyo, nyamara wasanga so supérieur agisenga nka mbere nyine, gusengera Yerusalemu mu ngoro zubakishijwe n'ibintu, ariko adasengana umutima, adasenga kuri roho, adasengera kuri roho w'Imana atamumurikira. Kandi byaba ngiyo za formalite, nguko gutaba kwizima, gutsimbara amafuti yacu. Asokiladi je n'ajoute rien, ngo bya yavuze ngo ntacyo nongeraho, ntaza kwiteranya, ngo bigume gutyo uko bisanzwe. Kandi turi mu mafuti, turi makosa, ntabwo dushobora gukosora, ntabwo dushobora gutera imbere niba tudakosora. Niyo mvugo y'umulatini igira iti qui ben amat ben castigat, ngukunda uramukosora, rimwe na rimwe uranamuhana, ukinda kumuhanura gusa. Icya gatatu, tugendeye kuri iri shuri, buriya abahanga bemeza ko iyo umuntu agufatiye mu ikosa, mu cyuho, agasanga utarahinduka, ngo bigorana guhinduka. Kuko ushobora guhinduka bitewe n'amaso y'abantu, ugahinduka bitewe n'uko babiguhatiye, ugasaba imbabazi bitewe n'uko babiguhatiye, kubera ko wafashwe niyo gisambo nanone. Ngo ariko iyo ariyo ubwirije, ngo guhinduka birashoboka. Iyo wakoze ikosa ukavuga uti iri narikoze, bitaraba ngombwa ko hari abandi babimenya, bitaraba ngombwa ko bagushyira ku karubanda, bitaraba ngombwa ko hari n'undi ubimenya, icyo gihe guhinduka biba gishoboka cyane. Ariko nawe niba biguhatira, nawe ukazabimenya gusa nawe ubyumviye ku bandi, nta guhinduka kuri aho. No kwitonda mu gihe cyose umuntu wenyine atarijyamo ngo yibwirize guhinduka, ngo ayoborwe n'imbaraga z'Imana ahinduke. Ntabwo guhinduka bishoboka. Uzahinduka bya nyirarishwa, abantu babone ko wahindutse, ariko n'ubundi ugifite uburura, ukiri ikirura. Nuko rero nawe ujye uvuga uti iyi ngeso nakoze ntikwiranye n'ubundi we. Iyo byatangiye kumenyekana, burya kwigorora niba bigishobotse neza, nize kuvuga ko bitaba bigishoboka. Ahubwo iyo winjiyemo ukavuga uti iri kosa koko, iki cyaha reka gitange gitaramenyekana, reka nkirukane muri ye gitaramenyekana, aho ugera kure kandi urakira koko, urasukurwa, ugira inyota y'Imana koko. Icya kane tujye gusorezaho ni ibimenyetso y'inyota. Ese wowe ufite inyota y'Imana cyangwa ufite inyota y'ibintu? Ufite inyota yihe? Mu gusoza turabona ko iyo inyota y'Imana yakamutse iwawe, iyo utagifite inyota y'Imana, ugira izindi nyota zirivanga zikaba nyinshi cyane. Iyo nta nyota y'Imana ugifite, iyo utagishakashaka Imana, hazamo vide, hazamo icyuho. Tonkere vide, umutima uhita uba vide nyine, hakazamo icyuho. Nibwo uzashaka uburyo bwose bwo kuzuza yabanga complete vide, ukuzamo nyine za nyota zindi, icyaka byose bikazamo. Niyo haba ikintu bita nyine compensation, kwiyishyura. Aho niho hazaziramo inyota y'itabi, inyota y'inzoga, irari ry'umubiri, irari ry'ubusambanyi, ubusinzi, gukunda imipira, gufana cyane, gukunda ibitaramo, vinixieuse, ubuzima bw'iraha, za sorti, kwa gucika, ukarenga igipangu ugacika, kuba mu nzu z'indaya, kuba mu ikabare kenshi kandi udaheruka umuryango wa kiliziya,
utajya winjira mu kiliziya. Uko gutajya mu ngoro wijyanye ni ikimenyetso cy'iyo nyota yindi ufite cy'icyaka, ko atari inyota y'Imana ugira. Bene aba bantu uzasanga koko basenga, ariko basenga ku bw'itegeko bo batabyibwiriza, kubera ko hari inyota y'ibintu bafite, inyota y'amafaranga, inyota yo kurangiza irari ry'umubiri n'ibindi byinshi cyane twese byatubaho, nta n'umwe bitabaho, ariko ukabura n'inyota y'Imana. Ujya muri chapelle ryari, wasanga ujyamo bakubwirisha. Ujya gusenga ryari, wasanga ujyamo bakubwirije kugira ngo wubahirize itegeko gusa, ariko ku mutima bidafashe, kuri roho bidafashe. Nabyo Bikira Mariya hanuye ikibaho agira ati orate in veritate, nimusenge mu kuri. Nkomeje kukwifuriza icyumweru cyiza. Ahasigaye twese turifuza kubona Imana, dusaba Imana ko twahorana inyota yayo, guhora tuyishakashaka kandi tuyisenge mu kuri buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.